Kristo bavandimwe, mutima za Nyagasani, namwe inshuti z'amateka, nongeye kubasuhuza. Muraho murakomeye, hobe hobe, Kristo Yezu akuzwe. Uyu mwanya ni uwo kuganira ku bakurambere, cyane cyane ku mukurambere Henoki. Iyo bavuze abakurambere, ndabizi neza ko hari benshi bahita biyumvira ibibari mu mutwe. Hari amadini menshi yatoje abakristo babo kumva ko abakurambere ari ibyegera bya shitani dayimoni. Ariko izi ni inyigisho zishekeje. Urabikurikira ugasanga ni ibintu bidafite epfo na ruguru. Bibiliya mu gitabo cya mwene Siraki umutwe wa 44 batubwira uko dusingiza abakurambere bacu. Harimo igisingizo cy'abakurambere, Poème en l'honneur des ancêtres. Kiliziya Gatolika ifite umunsi mukuru yahariye abakurambere, bose bakaba bahagarariwe na Aburahamu, Isaac na Yakobo. Mu Rwanda naho Abanyarwanda tugira abakurambere bacu. Nuko nyine hari benshi babeshywe ko Abanyarwanda abakurambere babo ari ibyegera bya shitani. Birababaje cyane ndetse. Mu batagatifu bageze mu ijuru harimo icyiciro cy'abakurambere. Aba ni ababashije gutunganira Imana bakagera mu ijuru batabikesheje urupfu n'izuka bya Kristo. Mu gihe abatagatifu bo barigezemo nyuma babikesheje urupfu n'izuka bya Kristo umwami. Turavuga ku mukurambere Henoki kuko we yanditse n'igitabo cyiza cyane kivuga uko abamarayika bigometse ku Mana Nyagasani. Iki gitabo kiri kuri internet, uragisanga kuri Google Livre d'Enoch, barakita bakikwereka. Jye rero nagerageje kugishyira mu Kinyarwanda, numva ndanagikunze cyane. Mbere yuko twazavuga ku bakurambere bacu Nyagasani Imana yaba yarakoresheje, reka tubanze turebe ibikorwa Nyagasani Imana yakoresheje uyu mukurambere Henoki. Ariko ibi simbivugiye kugira ngo nshishikarize abantu cyangwa njijisha nshaka kuganisha abantu mu kumyemerere y'abakurambere. Igihe cy'abakurambere cyararangiye, igihe cy'abakurambere cyasimbuwe n'igihe turimo cya Kristo umwami na Roho Mutagatifu, abandi bita umwuka muziranenge, umwuka wera. Ntabwo rero nakubwira guhitamo igihe cy'abakurambere kuko iki gihe kugana abakurambere ni ikizira ku muntu wese ushaka kumenya Imana. Gusa ariko ntibyatuma tutabaganiraho nk'abantu bifuza kumenya amateka, kuko jye nkunda amateka, aba nifuza kuyasangira namwe. Muri icyo gihe cy'ubutabera bw'Imana, mu gihe ngo abahungu b'Imana bari babonanye n'abakobwa b'abantu, turabisanga mu gitabo cy'Intangiriro umutwe wa 6 kuva ku murongo wa 1 kugera ku murongo wa 7. Reka tubanze tutereremo akajisho. Ngo abantu batangira kugwira ku isi, bamaze no kubyara abakobwa, abahungu b'Imana babona abakobwa b'abantu ari beza, nibwo bihitiyemo abo bishakiye babagira abagore babo. Nuko Uhoraho aravuga ati, umwuka wanjye ntuzongera kuguma mu muntu ngo arambe igihe kirekire. Ni ikinyamubiri, kandi kubera amakosa ye iminsi ye ntizarenga imyaka 120. Muri ibyo bihe ndetse no hanyuma yaho, ku isi habagaho abantu barebare kandi banini cyane. Kubera ko abahungu b'Imana babanaga n'abakobwa b'abantu, abo bakobwa bababyariraga abantu b'ibyamamare. Nibo za ntwari za kera, babagabo birangirire mujya mwumva. Uhoraho arareba asanga ububi bw'abantu bwarakwiriye ku isi hose, ibitekerezo by'umutima wabo nta bindi bitari ubugizi bwa nabi. Uhoraho Nyagasani Imana yicuza kuba yarashyize muntu ku isi, maze arababara mu mutima we. Niko kuvuga ati, ngiye gutsemba ku isi abantu naremye, kandi hamwe nabo nzatsemba amatungo n'ibikoko ndetse n'ibiguruka mu kirere byose, kuko nicuza icyatumye mbirema. Aha ntawabura kwibaza uburyo Nyagasani Imana umuremyi wacu yaba yararemye umuntu mu ntangiriro agahita yicuza icyatumye amurema akamutuza ku isi. Kuba yararemye umuntu akicuza, ese uyu munsi ho ntabwo yicuza kuba yararemye abantu? Reka turebe uko umukurambere Henoki wabayeho muri icyo gihe cy'ubutabera bw'Imana uko byari bimeze. Ni igitabo nubwo kitanditse muri Bibiliya, hari impamvu zatumye batagishyira muri Bibiliya, nkuko mu gitabo cya Bibiliya y'Abagatolika dufite ibitabo 72, ariko abandi bantu abaporoso n'abandi bo mu yandi madini bafite ibitabo 66. Ariko natwe icyo gitabo cya Henoki ntacyo dufite, ubwo hari impamvu yabiteye. Mu gitabo cy'Intangiriro umutwe wa 5 ku murongo
wa 23 ndetse no ku murongo wa 24 hari aho bavuga Henoki. Baravuga ngo iminsi yose Henoki yabayeho ni imyaka 365. Hanyuma Henoki arabura. Imana yaramwitwariye arabura kuko yagendanaga nayo. Muri icyo gihe cya Henoki rero, isi yari yugarijwe n'umujinya uvanze n'umubabaro. Umubabaro wa Nyagasani Imana akicuza impamvu yaremye mwene muntu. Ni igihe cy'ubutabera bw'Imana. Ese uyu munsi nabwo abakristo bakurikira amakuru hirya no hino bazi neza ko isi ya none yugarijwe n'ubutabera bw'Imana ihoraho. Ese icyo gihe byagenze gute? Umukurambere Henoki yabwiwe ibiki muri icyo gihe yagendanaga n'Imana? Icyo gihe cyose yagendanaga n'Imana baganiriye iki, bavuganye ibiki? Hari inyandiko zimwe nk'uko twabibonye zatugezeho, ariko nawe uzishatse wazisanga kuri internet nk'uko nabivuze. Tukareba muri ubutabera bw'Imana uko tugomba kwitwara turwana intambara iri hagati ya mwene muntu na Sekibi. Bibiliya mu gitabo cy'Abanya-Efezi umutwe wa 6 ku murongo wa 12 baravuga ngo erega abanzi turwana si abantu, ahubwo abo turwana ni ibihangange n'ibikomangoma n'abagenga b'iyi si y'umwijima n'izindi roho mbi zo mu kirere. Muri icyo gihe rero cy'ubutabera bw'Imana ubwo abamarayika bari bamaze kwigomeka ku Mana, aricyo umukurambere Henoki yabivuzeho. Turabisanga mu gitabo cya Henoki nk'uko nabivuze. Henoki aravuga ati ubwo abana b'abantu biyongeraga muri iyo minsi, abakobwa bavutse nabo bari beza cyane bateye ubwuzu. Nuko abamarayika, abana bo mu ijuru bababonye barabakunda, nabo barabwirana bati reka duhitemo abagore bo mu bwoko bw'abantu hanyuma tuzabyarane nabo. Hanyuma marayika Samiyaza umuyobozi wabo arababwira ati mfite ubwoba ko mutazasohoza inshingano zanyu, kandi ko ari njye jyenyine wikoreye igihano cy'ibyaha byanyu byose. Nuko abandi baramusubiza bati turakurahiye, twese duhujwe n'umuvumo, ntacyo tuzabihinduraho, tuzasohoza ibyo twatangiye. Mu by'ukuri bararahiye koko, kandi bari barakiriye umuvumo baranawemera. Bari 200. Bamanutse bagwa muri Aradisi, ahantu hafi y'umusozi wa Arumoni. Uyu musozi witwaga Arumoni kubera ko ariho bari bararahiriye, ari naho Nyagasani Imana yabavumiriye. Abo bamarayika bari bafite abayobozi babo bakuru, mbese babashishikarije icyo gikorwa bakamanukana n'abamarayika 200. Muri icyo gihe bavuga ko umumarayika mukuru wari ubayoboye muri uko kwigomeka kwabo ni Sekibi yitwa Samiyaza umutware wabo. Hakaba n'undi ufite izina rya Urakabaramayeli, hakaba n'undi Akibeyeli, Tamiyeli, Ramuweli, Daneli, Azakeli, Sarakamiyali, Asayeli, Arumerisi, Batarayali, Anani, Zavebe, Samusaveyeli, Aritayeli, Tureli, Yomiyayeli, Arazayeli. Abo bari abayobozi babo b'amarayika 200. Abasigaye bose bari kumwe nabo, buri wese ahitamo umugore we, barabana kandi babigisha kuroga, babigisha ibitongero, ibigize imizi n'ibiti byose. Nuko bivuga ngo nakoze ubushakashatsi ku mitongero. Ibi bitongero bigaragara ko byazanywe na Sekibi hano ku isi. Ni ibigambo Sekibi yazanye hano ku isi agamije kugomesha umwana w'Imana, amuteranya n'Imana. Ni ibigambo bibi, aho uzabisanga hose ibitongero ni ibijyanye na roho mbi. Nuko rero abo bagore barasama babyara abantu barutura, babakuntu b'ibihanyaswa ba kera. Ubunini bwabo ni muri icyo gihe cyabo cya kera, ubunini bwabo bwari metero zisaga 150. Ibyavaga mu mirimo ya muntu ntibyabahazaga. Kubagaburira biba ikibazo, hanyuma bahindukirira abantu ubwabo kugira ngo babarye. Batangira kurya inyoni, kurya inyamaswa, ibikururuka hasi, amafi, kugira ngo bahazwe n'imibiri yazo kandi bamarwe inyota n'amaraso yazo. Nuko isi yakira ababi gutyo. Muri abo bamarayika, muri abo za Sekibi zo roho mbi, harimo Sekibi yitwa Azaziyeli, marayika Azaziyeli.
uyu turamusanga mu gitabo cy'Abalevi umutwe wa 16 ku murongo wa 8, niho bamuvuga mu gitabo cya Bibiliya. Azaziyeli yigishije abantu gucura inkota, gucura ibyuma, ingabo, ibirindagituza n'indorerwamo. Yabigishije gukora ibikomo n'imitako, gukoresha irangi, ubuhanga bwo kwisiga mu maso, gukoresha amabuye y'agaciro n'ibindi byose, ku buryo isi yangiritse cyane. Maze ubugome buriyongera, ubusambanyi buragwira, ibiremwa birenga ku nzira byakagombye gukurikira. Marayika Sekibi Amazaraki yigishije abantu gukora amarozi yose, abigisha imitongero n'imiterere y'inkomoko y'ibintu. Naho Arumeresi yabigishije ubuhanga bwo gukiza amarozi no kuyakoresha. Marayika Sekibi Barikayeli yabigishije ubuhanga bw'ibijyanye n'inyenyeri. Akibeyeli yabigishije ibimenyetso. Damiyeli yabigishije ibijyanye n'ubumenyi bw'ikirere. Naho Asaradeli wabigisha ibijyanye no kuzenguruka k'ukwezi. Muri icyo gihe hamanutse n'andi bamarayika bari 200 nyine nk'uko nabivuze. Hari abandi nabo bafashe inshingano zindi zo kwigisha abantu, barabigabagabanya abantu baratuye ku isi. Muri abo bandi bari bayoboye akagurupe, buri wese afite gurupe yayoboye, afite abantu ashinzwe kuyobya n'akarere ashinzwe kuyobya. Izina ry'uwa mbere mu bamarayika bandi ba Sekibi bamanutse nabo tutari twavuze, izina ry'uwa mbere ni Yekumu. Niwe washutse abahungu bose b'abamarayika batagatifu, akabahatira kumanuka ku isi kugira ngo babyarane abana n'abakobwa bavutse ku bantu. Izina ry'uwa kabiri ni Kesabeli, wateye abana b'abamarayika ibitekerezo bibi, akabahatira kwanduza imibiri yabo baryamana n'abakobwa b'abantu. Izina ry'undi mumarayika Gadereri, uyu niwe wahishuriye abantu uburyo bwo kwica abandi. Ni nawe dusanga mu gitabo cy'Intangiriro ubwo yashutse umukurambere Eva, akibasira urugo rwa Adamu na Eva, akigisha abantu gukora ibikoresho byica, ibirindagituza, akabigisha gukora ingabo, inkota n'ibindi byose bishobora kwifashishwa mu kwica abantu cyangwa kwirinda urupfu. Ibi bikoresho byanyuze mu biganza bye bijya mu batuye isi, nuko bigumayo byiteka ubu uko ibihe bizasimburana ku isi. Izina ry'undi mu Sekibi wundi ni Tenemuwe, niwe wahishuriye abantu inzigo no kubika inzika bakibera mu mutuzo. Niwe wabahishuriye amabanga yose y'ubucakura bw'ibinyoma. Yabigishije kwandika, abereka uburyo bwo gukoresha wino n'impapuro. Kubera we twabonye ukugwira kw'abakoresha ubwo bucakura bw'ibinyoma kugeza kuri uyu munsi wa none, hakoreshejwe impapuro n'amakaramu. Abantu ntibaremewe kubika ukwemera kwabo mu mpapuro hakoreshejwe wino, baremewe kwigana ubuziranenge n'ubutabera bw'abamarayika. Ntabwo bari kumenya urupfu rusenya byose. Niyo mpamvu imbaraga n'ububasha byahariwe marayika Mikayeli, akaba ari wahariwe kugenzura isi yose. Icyo nzi, uwo ni umukurambere Henoki ukomeza kubivuga, ati icyo nzi cyo abo bamarayika babi bazarimburwa gusa n'ubumenyi bwabo buhambaye bishoyemo. Ntabwo ari abamarayika gusa, n'ubushakashatsi dukora hano ku isi. Hari igihe ukora ubushakashatsi ukabukora nabi, ugakora ubushakashatsi bukujyana mu kuzimu. Benshi mu bashakashatsi inzira yabo irangira nabi, ugasanga ubushakashatsi bwabo bashyize mu muriro utazima, mu muriro w'iteka. Izina ry'undi Sekibi ni Kasiyadi, niwe wahishuriye abana b'abantu ibijyanye n'imigenzo mibi ya Sekibi n'ibibi byose, uburyo butazi bwo kwicira umwana mu nda za ba nyina. Ubukorikori buhishe burakorwa, nko kurumwa n'inzoka ntibigire ingaruka ku muntu, n'izindi mbaraga zikorwa ku manywa y'ihangu ziva mu bumara bw'inzoka yitwa tabayeti. Uyu niwe uzi n'umubare twakwita kode, umubare w'ibanga Nyagasani Imana yakoresheje mu kurema, umubare w'indahiro nyamukuru ushobora byose, umusumba byose, kuva mu ndiba y'ikuzo rye, igihe yari ariho n'abandi bamarayika arema isi n'ijuru. Hakaza n'undi Sekibi Beka,
uyu ngo yasabye marayika Mikayeli kumwereka umubare w'ibanga kugira ngo abigireho ubumenyi, kandi kugira ngo ajye yibuka indahiro iteye ubwoba y'Imana, hanyuma atitize akoresheje iyo ndahiro, akoresha izina n'iyo ndahiro. Aba bose bahishuriye abantu amabanga atera akaga mu bandi. Ibi kandi mu by'ukuri ni ububiko buhambaye bw'iyi ndahiro iteye ubwoba kandi nta mbabazi. Iyo ndahiro ifite amakode yayo, ariko n'abasekibi bashobora kuba bayizi. Iyo ndahiro amakode mot de passe bavuga ko na sekibi ayifite. Yenda ariko byo bishobora guhinduka, Nyagasani Imana ashobora kubihindura, ariko akugeza ahangaha dusoma iki gitabo bavuga ko iyo kode, iyo mot de passe na sekibi yayihunganye ayizi. Kubw'ububasha buhambaye bwayo bw'iyo ndahiro, ikirere cyahagaritswe mbere y'uko isi iremwa. Kubera iyo ndahiro, isi yahagaritswe ku mazi n'ibice bihishe by'imisozi, amasoko avubukamo kuva ku iremwa ry'isi kugeza iteka ryose. Uko isi yaremwe, aho amasoko ari niho yagumye. Amazi bavuga ko ngo amazi aratemba, aho ajya ntihuzura n'aho ava ntihakama. Ayo masoko azagumaho kugeza ku mpera z'isi. Kubera iyo ndahiro, inyanja yashyizwe mu mbibi zayo no ku mfatiro zayo. Yashyizeho umucanga kugira ngo uyihagarike mu gihe cy'imyuzure, kandi ntizigera na rimwe irenga ku nkombe zayo. Kubw'iyo ndahiro iteye ubwoba, ukuzimu kwaracukuwe kandi kugumaho ubuziraherezo. Kubera iyo ndahiro, izuba n'ukwezi buri kimwe gikurikira inzira cyagenewe, bigasohoza imizengurukire yabyo bitigeze na rimwe bitandukana. Kubera iyo ndahiro ya Nyagasani, inyenyeri zikurikira inzira zazo iteka ryose, kandi iyo zihamagawe mu mazina yazo ziritaba zose ziti ndi hano. Kubera iyo ndahiro, imiyaga iyobora amazi, kandi buri muyaga wose ufite imbaraga ziwugenga ku buryo ikorana mu mutuzo. Mu muyaga niho habitswe ubutunzi bw'inkuba n'imirabyo. Aho kandi niho habitse ubutunzi bw'urubura n'amasimbi, ubutunzi bw'imvura n'ikime. Nuko igihe kiragenda, abantu babaho nabi. Abatuye isi bari hafi kurimbuka, barimbuwe na bya bikoko byaje mu isi. Nuko abatuye isi muri izo nzira zo kurimbuka baramugurura amajwi yabo, maze amajwi yabo azamuka mu ijuru. Hanyuma Mikayeli mu marayika Mikayeli, marayika Gaburiyeli, marayika Rafayeli, Suriyali na Uriyeli bamanuka mu ijuru, bahanga amaso yabo ku isi. Nuko babona umuvu w'amaraso n'ibyaha byose byakorerwaga. Barabwirana bati, ni urusaku rwo gutakamba kw'abana b'Imana. Isi yambuwe abana bayo irangurura amajwi, none ijwi rigeze mu marembo y'ijuru. Kandi ni ukubera mwebwe biremwa bikomoka mu ijuru. Nimwe roho zitakambira zibabwira agahinda kazo zigira ziti, muduhe ubutabera buturutse ku Mana. Nuko zibwira Nyagasani Imana ziti, uri umwami w'abami, Imana y'izindi mana zose. Ingoma yawe izahoraho iteka, kandi izina ryawe rizasingizwa iteka n'iteka. Wahawe umugisha kandi uzahora usingizwa. Uri umuremyi, umutware w'ibintu byose, nta na kimwe utamenya. Usumba byose kandi nta wagusimbura mu butware bwawe. Wabonye ibyo Sekibi Azazeli yakoze, uburyo yigishije abantu ibyaha byose, n'uburyo yahishuriye isi ibintu byose bibera mu ijuru. Samiyaza yigishije abantu ubupfumu n'ukuntu wari waramusumbishije bagenzi be. Dore barongoye abakobwa b'abantu, baracumura nuko barandura. Babahishuriye ibyaha bibi cyane kurusha ibindi. Abagore babyara abantu ba rutura. Isi yose yizuyemo amaraso n'uburiganya. None dore roho z'abapfuye zizamuye amajwi yazo zigutakambira Mana, kandi bazamuye ugutakamba kwabo. Ugutakamba kwabo kugeze ku marembo y'ijuru, imirongo yabo ikugezeho. Abantu ntibashobora kwitandukanya n'ibicumuro byuzuye isi. Kandi wari ubizi, wari uzi ibintu byose na mbere y'uko bibaho. Wari uzi byose, uzi ibintu byose bibaho, nyamara nta
ntacyo tubwira kubw'ibyaha byinshi, none dukorere iki ababi? Nuko usumba byose, ukomeye akaba n'umutagatifu, yumva ijwi rye, nuko yohereza Arisayariyuru ku muhungu wa Lameki. Uyu Lameki ni umwuzukuru wa Henoki. Ati amwohereza ku muhungu we Lameki ati vugana nawe mu izina ryanjye, ariko ntutume akubona. Noneho umuhishurire ishyano rikomeye rigomba kuzarimbura abantu bose, kuko amazi y'umwuzure azakwira isi yose maze ibiremwa byose bikarimbuka. Ariko umwigisha uburyo bwo guhunga, umubwire uko ubwoko bwe buzakomeza kubaho mu isi. Nuko Nyagasani atuma marayika Rafayeli aramubwira ati genda ufate Azazeli, umuhambire amaguru n'amaboko, umujugunye mu mwijima, umusige mu butayu bwa Dudayeri, umumisheho imvura y'amabuye aremereye kandi asongoye. Noneho umufungire mu mwijima, azagumeyo iteka ryose, kandi ku maso he uhakingiriza igitambaro kinini, ntazigere na rimwe abona urumuri. Kandi ku munsi w'urubanza uzamujugunye mu nyenga y'umuriro, kubwo gusukura isi abamarayika bahumanyije. Umutangarize ubuzima, umubwire ko nzongera nkayirema bundi bushya. Ntabwo abantu bose bazarimbuka kubera amabanga bahishuriwe n'abamarayika barinzi bakanayigisha ababakomokaho, ariko isi yandujwe n'inyigisho mbi za Azazeli niho ugomba kuryozwa ibyaha byose. Nuko Uhoraho Nyagasani Imana abwira Gaburiyeli ati sanga ababi, usange abinangiye, usange abana bavutse mu busambanyi, utsembe abo bana bakomotse ku bamarayika n'abantu, ubahinde, ubateranye barwane nabo, barwane ubwabo bamarane, kubera ko iminsi yabo ibaze. Bazagutakambira, ariko amasengesho yabo ntacyo azabamarira. Ibyiringiro by'ubuzima bw'iteka bafitiye abana babo bizaba ubusa, ndetse n'ibyo kubaho imyaka magana n'amagana nta shingiro bifite. Nyagasani Imana Uhoraho yongera kubwira Mikayeli ati genda utangaze igihano gitegereje Samiyaza n'abandi bose bagize uruhare muri ibyo byaha. Barongoye abagore b'abantu, bahumanyijwe n'ubwoko bwose bw'ibyaha. Ubwo abahungu babo bazaba barimbuwe, ubwo bazabona ibyo bakundwakaje kurusha ibindi bihinduka umuyonga. Uzabazirikire munsi y'isi mu gihe cy'ibisekuruza 70 kugeza ku munsi w'urubanza no guhabwa ubugingo bw'iteka, kandi ingaruka z'uru rubanza zizabe kuri bo ubuziraherezo. Ubwo bazajugunywa mu nyenga y'umuriro uzabababaza ubudasiba iteka ryose. Umuyobozi wabo azatwikanwa nabo, kandi bose bazaba baziritswe kugeza nyuma y'ibisekuruza byinshi. Kandi uzarimbure roho zose zifatanyije nabo mu byaha, urimbure ibisigisigi by'abana b'abamarayika barinzi bavumwe, kuko bugarije kandi bagahoza abantu ku nkeke igihe kirekire. Reka abanyagitugu bakurwe ku isi, ikibi kirandurwe, kandi ureke igihingwa cy'ubutabera n'uburinganire cyongere kimere, gihinduke isezerano ry'umugisha, kuko ubutabera n'uburinganire bigomba gusugira mu byishimo ibihe bidashira. Noneho rero abatagatifu bose bazohereza ishimwe ryabo mu ijuru, kandi bazabaho kugeza igihe bazaba babyaye abana ibihumbi n'ibihumbi. Mu gihe iminsi yabo y'ubuto n'ubugaragu bazayibamo mu byishimo n'amahoro. Muri icyo gihe isi yose izahingwamo ubutabera, yuzuremo ibiti n'umugisha, kandi izaterwamo ibiti by'imbuto ziryoshye. Umuzabibu uzakuramo kandi wera imbuto zihagije. Imbuto zose zizaba zahinzwe mu isi zizatanga umusaruro wikubye inshuro 1000 kuri buri rubuto, kandi buri giti cya elayo kizatanga umusaruro w'amavuta wikubye inshuro 10. Bohora isi ku ngoyi y'igitugu cyose, ku karengane kose, ku byaha byose, ku bugizi bwa nabi bwose, ku bishobora kuyanduza byose, maze ikibi cyose kirandurwemo ubuziraherezo. Ubwo rero abantu bazabaho mu butabera, kandi amahanga yose azansubiza icyubahiro nahawe. Byose bizampa umugisha, kandi bose bazandamya. Icyitwa ruswa cyose kizarandurwa mu isi,
ibyaha byose, ubuyobe bwose, itotezwa ryose, imibabaro yose, kandi isi ntizongera kuntinya njyewe mwuzure urimbura. Muri iyo minsi nzakingura ubutunzi bw'umugisha mu ijuru, nzabukwiza ku isi, kandi bazafumbira ibikorwa n'imirimo y'abantu. Amahoro n'ubutabera bizunga ubumwe n'abantu, kandi ubwo bumwe butagatifu buzaramba kurusha isi n'ibisekuruza. Mbere y'uko byose ibyo birangira, Henoki rero yakuwe ku isi, kandi nta n'umwe uzi aho yajyanywe cyangwa icyamubayeho. Biri mu gitabo cy'Intangiriro, umutwe wa 5 ku murongo wa 24, niho bavuga iherezo rya Henoki. Iminsi ye yose yayimaranye n'abatagatifu hamwe n'abamarayika barinzi. Henoki ati, njyewe Henoki nahaye umugisha umwami ukomeye, umwami w'amahoro, none dore abamarayika barinzi banyise Henoki umwanditsi. Uhoraho arambwira ati, uyu ni Henoki ukomeza kuvuga. Uhoraho aramubwira ati, Henoki, Henoki umwanditsi w'ubutabera, genda ubwire abarinzi b'ijuru basize ubutumburuke bwo mu ijuru n'icumbi ryabo rihoraho, bakijandika mu byaha n'abagore, kandi bagakora ibikorwa by'abantu, kandi bagakora ibikorwa by'abantu bafata abagore, bikarangira bitesheje agaciro ku isi. Ubabwire ko ku isi batazigera bahabonera amahoro, habe no kubabarirwa ibyaha byabo. Nta na rimwe bazishimira urubyaro rwabo. Bazabona abakunzi babo barimburwa, bazaririra abahungu babo barimbuwe, bazansenga ku bwabo, ariko ntibazigera babona amahoro cyangwa imbabazi. Nuko Henoki aragenda abwira Azaziyeli, wa musekibi wa mumarayika twavuze mu gitabo cy'Abalevi. Agenda aramubwira ati, nta mahoro ugifite, igihano gikomeye kiraguteganyirijwe. Azakubohesha umunyururu, ntuzigera utabarwa na rimwe, ntuzigera uhabwa imbabazi habe no kumva gutakamba kwawe, kubera igitugu wigishije, kubera ko wigishije abantu kurakaza Imana, gucumura no gutoteza bagenzi babo. Nuko ubu ni Henoki ukomeza ati, nuko ndamureka njya kubwira ubutumwa abasangirangendo be bose. Bagira ubwoba, bafatwa no guhinda umushyitsi. Nuko barantakambira bansaba kubandikira icyifuzo cyerekana ko biyoroheje kugira ngo bababarirwe amakosa yabo. Baranyinginze ngo nyohereze mu bwami bw'Imana bwo mu ijuru, kuko batayubahaga habe no kuyisenga, habe no kubura amaso ngo bayerekeze mu ijuru, kubera icyaha gikomeye bari barakoze. Ubwo rero nanditse icyifuzo ngaragaza ubwiyoroshye bwabo kugira ngo bagirirwe imbabazi, banahabwe ikiruhuko kubera ibyo bari barakoze. Hanyuma ndabasiga nkomeza inzira yanjye, ari nako nkomeza gusoma icyifuzo cyabo, nerekeza ku mazi ya Danedani aherereye mu burengerazuba bwa Rimoni. Nuko ndasinzira, nibwo narose inzozi nerekwa mu ijuru, nasazwe n'ibyishimo. Nuko nerekwa igihano kigaragaza uburakari bw'Imana nagombaga gutangariza abana b'Imana, nkanabahumuriza, nkanababurira. Ubwo nakangukaga nahise njya kubareba. Bari bahuriye hamwe bose barira, bakinze ku maso yabo udutambaro two muri Uberisiyayeli. Ako ni agace kari hagati ya Libani na Seneseri. Nabasangije iyerekwa ryanjye n'inzozi zanjye. Nuko mbabwira aya magambo y'ubutabera ndetse n'ibyo bagomba kwirinda nk'abana b'ijuru. Ni amagambo yandikiwe abari maso bo muri iyi si, nkurikije gahunda nahawe mu iyerekwa n'umutagatifu akaba n'ukomeye. Ubwo narotaga rero nabonye ko navugaga nkoresheje ururimi rwanjye n'umwuka wanjye, ari nabyo ushobora byose yahaye abantu ngo bajye baganira hagati yabo. Nuko nasobanuriwe n'umutima wanjye ko Uhoraho yaremye abantu akabaha ubushobozi bwo gusobanukirwa ubutumwa bw'ubwenge bahawe. Nanone kandi yarabuturemeye, yampaye ubushobozi bwo kugarura abamarayika barinzi, abana b'ijuru. Nanditse amasengesho yanyu, ariko mu iyerekwa ryanjye nabonye ko mu gihe cyose isi izabaho ntimuzigera na rimwe mubona ibyo musaba.
urubanza rwanyu rwaraciwe, amasengesho yanyu yose ntacyo amaze. Guhera ubu rero ntimuzigera mujya mu ijuru, kandi no mu isi muzahora muziritswe igihe cyose isi izamara. Ariko mbere y'ibyo muzaba abahamya b'umubabaro abo mukunda bazagira. Ntimuzigera mwongera kubagira abanyu, ntimuzigera mwongera kubagira abanyu ukundi, kandi muzababona barimbuka. Nuko rero muzarira kandi mutakambe bucece. Aya ni amagambo yo mu gitabo nanditse njyewe Henoki. Nabonaga nkikijwe, haciye iminsi, nabonaga nkikijwe n'ibicu n'ibihu byinshi, nitegerezanyaga impungenge ukugenda kw'inyenyeri n'imirabyo, mu gihe imiyaga myiza yazamuraga amababa yanjye ikanyongerera umuvuduko. Najyanywe gutyo ngera mu ijuru, nuko ngera ku rukuta rwubakishije amabuye abengerana. Urwo rukuta rwari rukikijwe n'indimi z'umuriro ziruzengurutse hose. Ntangira kugira ubwoba. Nibwo rero ninjiraga muri uwo muriro, ninjiye mu nzu nini ishashemo amabuye abengerana. Inkuta zayo nazo zariho amabuye abengerana, ndetse n'imisingi yazo ari uko. Urusenge rwayo rwari rugizwe n'inyenyeri ndetse n'ibishashi by'urumuri. Noneho rwagati nabonaga ibishashi by'umuriro biri mu kirere cyiganjemo ibicu. Indimi z'umuriro zatigitaga kuri izo nkuta, kandi umuryango w'iyo nzu wari umuriro. Ubwo ninjiraga muri iyo nzu yaragurumanaga nk'umuriro kandi ikonje nk'urubura, kandi nta kimenyetso cyaba icy'umunezero cyangwa icy'ubuzima cyari gihari. Nuko ntahwa n'ubwoba maze mpinda umushyitsi. Muri ubwo guhinda umushyitsi nikubita hasi nubamye, maze mbona iyerekwa. Dore ari indi nzu, inzu yagutse kuruta iya mbere, ifite inzugi zose zari zifunguye imbere yanjye, hagati y'umuriro ugurumana. Icyo cyari icyubahiro cye, ubwiza bwe n'ubuhangange bwe, ku buryo ntashobora kubikwereka ngo ngusobanurire ubwiza buhebuje bugikikije cyangwa se ubwaguke bwacyo. Inzu yari ishashemo umuriro, hejuru hari inyenyeri zibengerana n'imirabyo, n'agasongero kayo kari umuriro ugurumana. Nayitegerezaga cyane nitonze, mbona ko hari intebe ndende yasaga nk'urubura, mu gihe umuzenguruko wayo wari umeze nk'urugori rubengerana nk'urw'izuba. Nuko hasohokamo amajwi y'abakerubimu. Kuva kuri iyo ntebe ikomeye hari imigezi y'umuriro irenga, ntiyashoboraga kubitekerezaho. Hari umuntu wicaye kuri iyi ntebe y'icyubahiro, imyambaro ye yarabengeranaga kurusha izuba kandi yera kurusha urubura. Nta mumarayika washoboraga kureba mu maso h'uyu munyacyubahiro habe no kumwegera. Nta jisho ry'umuntu ryashoboraga kumwitegereza. Hari umuriro mwinshi umuzengurutse imbere ye, kandi hari umuriro mwinshi ku buryo nta n'umwe mu bari bamukikije washoboraga kumwegera. Ubwo kandi abantu batabarika bari imbere ye. Ntabwo yari akeneye inama cyangwa ubufasha, kandi abatagatifu bagize urukiko rwe ntibamusigaga haba ku manywa cyangwa na nijoro. Nageze hafi ye uko nshoboye, nipfuka mu maso kandi nuzuye ubwoba. Noneho Uhoraho ubwe abumbura umunwa we, ampamagara mu izina ryanjye, ati Henoki, Henoki, igira imbere. Niko yambwiraga. Igera imbere hashoboka, maze wumve ijambo ryanjye ritagatifu. Aramfata aranjyana angeza ku muryango. Nakomeje guhanga amaso ku isi. Noneho avugana nanjye arambwira ati tega amatwi nta bwoba Henoki, yewe Henoki mwanditsi w'ubutabera. Nyegera wumve ijwi ryanjye. Genda ubwire abarinzi b'ikirere bagutumye kunsenga ku bwabo, ubabwire uti mugomba gusengera abantu, ntabwo ari abantu bagomba kubasengera. Kuki mwataye ubutumburuke butagatifu bwo mu ijuru, ubuturo bwanyu bw'iteka, mukajya kuryamana n'abagore b'abantu? Kuki mwakuruwe n'abakobwa b'abantu mukabagira abagore, mugakorana nabo imigenzo y'abantu, mugatuma havuka ubwoko bubi ku isi? Mwebwe mwari roho zo mu ijuru, mufite ubutagatifu, mufite ubuzima bw'iteka. Mwebwe mwiyanduje muryamana n'abagore, mwakoze imirimo y'umubiri, mwabyaye mu maraso, mwitwaye nk'abari basanzwe baremye mu maraso n'inyama gusa.
bo baremewe gupfa. Niyo mpamvu nabahaye abagore kugira ngo babane nabo, babyarane abana bazakomeza kwagura ubwoko bwabo ku isi. Ariko mwe mwaremwe muri roho nsa ku ntangiriro, kuva ku ntangiriro mwaremwe muri roho nsa. Mufite ubuzima buhoraho, urupfu nta rubasha rubafiteho. Ntabwo rero nabahaye abagore kuko nka roho z'umwimerere mugomba kuba mu ijuru. None abantu rutura b'ibihanyaswa babaye igiciro cy'ubucumuzi hagati ya roho n'umubiri wa mwene muntu. Ku isi bazitwa roho mbi, kandi n'ubuturo bwabo buzaba ku isi. Nabo bazabyara roho mbi, kuko igice cyo kubaho cyabo ari ijuru. Kandi nanone kuko bakomoka ku bamarayika barinzi, ubwo rero bazaba roho mbi mu isi, kandi bazabita roho z'ikibi. Ubuturo bwa roho z'ijuru ni mu ijuru, ariko isi ni ubuturo bwa roho zo ku isi zavukiye ku isi. Roho z'abantu rutura zizaba zimeze nk'ibicu bizana ku isi ibyorezo by'amoko yose, intambara, inzara n'ibyorezo by'indwara. Kandi no mu cyunamo ntibazanywa cyangwa ngo barye, bazakomeza kutagaragarira amaso yose, bazakomeza kwigomeka hagati y'abagabo n'abagore, kuko bahawe ubuzima mu gihe cy'iminsi yo kurimbuka n'ubwicanyi, igihe cy'urupfu rw'abantu rutura b'ibihanyaswa, ubwo roho zabo zizaba zitandukanye n'umubiri, imibiri yabo nayo igashenguka mbere y'urubanza. Zizakomeza kubabazwa kugeza ku munsi wa nyuma, mu gihe abamarayika barinzi bateshutse ku nshingano n'abinangiye bo bazarimbuka by'iteka. Naho abarinzi bagutumye kunsenga, babwire ngo, abo banyabwenge bo mu ijuru, mwabonye ijuru h'ubuturo bwanyu, ariko amayobera yo mu ijuru yo ntimwayahishuriwe. Niyo mpamvu mwamennye amayobera y'uburiganya gusa, nuko muyahishurira abagore mukurikiye amarangamutima yanyu. Icyo gihe nibwo mwakwirakwije ku isi ikibi cyose mugikwiza ku isi. Babwire rero uti, ntimuzigera mugirirwa imbabazi, kandi ntimuzigera mugira amahoro ukundi. Ayo ni amagambo ari mu gitabo cya Henoki, uko dukomeza kuyabona. Muri iki gitabo rero, nk'uko twabivuze, hari ubuzima bwarakomeje, abantu bakomeza kubaho, baba mu byaha, ariko noneho bigira nyuma bidatinze baza kubona ingaruka, nk'uko twabivuze, ubutabera bw'Imana. Henoki akomeza kutubwira ati, nyuma y'igihe gito, Matushalom umuhungu wanjye, Matushalom ni umuhungu wa Henoki. Nyuma y'igihe gito, Matushalom umuhungu wanjye yashakiye umuhungu we Lameki umugore. Uyu mugore amaze gusama, yibarutse umwana ufite umubiri wera nk'amasimbi, kandi atukura nk'iroza. Yari afite umusatsi wera kandi muremure nk'ubwoya bw'intama, n'amaso yuje ubwiza buhebuje, ku buryo akiyabumbura yasakaje urumuri inzu yose, mbese nk'urumuri rw'izuba. Ubwo kandi yavaga mu biganza by'umubyaza, abumbura umunwa, avuga ibitangaza by'Uhoraho. Nuko ise Lameki aratangara cyane, ajya kureba Matushalom, amumenyesha ko afite umuhungu utandukanye n'abandi bana. Aravuga ati, si umuntu, ahubwo ni marayika wo mu ijuru. Uko byagenda kose ntabwo ari uwo mu bwoko bwacu. Amaso ye arabengerana nk'imirasire y'izuba, mu maso he hararabagirana. Ashobora kuba atari uwanjye, ahubwo ari umwana w'umumarayika. Mfite ubwoba ko iki gitangaza ari intangiriro y'ibyabaye mu isi. Data, ubu noneho ndagusabye ngo ujye gushaka Henoki sogokuru, maze umumbarize ibisobanuro by'ibi byose, kuko abanye neza n'abamarayika bazaguhishurira igisobanuro cyabyo. Matushalom akomeza kumva amagambo y'umuhungu we. Yaje kunsanga ku mpera z'isi, kuko yari azi ko mpari, maze arampamagara. Nyumva ijwi rye, narirutse ndamwegera, ndamubwira nti, dore ndi hano mwana wanjye, kuki waje kundeba? Aransubiza ati, hari ikintu gikomeye gitumye nza kukureba, igitangaza kigoye kugisobanukirwa, nje kukubaza ibisobanuro byacyo. Umva rero dawe, data,
menya ko umuhungu wanjye Lameki amaze kubyara umuhungu udasa nawe na busa, kandi udafite ikimenyetso na kimwe kigaragaza ko ari uwo mu bwoko bw'abantu. Arusha amasimbi kwera, agatukura kurusha iroza, n'imisatsi ye irera kurusha ubwoya bw'intama. Amaso ye iyo yafunguye yohereza imirasire nk'izuba kandi agasendereza urumuri mu nzu hose. Nanone kandi akimara kuva mu biganza by'umubyaza yabumbuye umunwa we asingiza Imana. None dawe Lameki yatewe n'ubwoba bw'iki gitangaza, niko kuza nsanga yiruka atizera ko uwo mwana ari uwe, ahubwo yabyawe n'umumarayika wo mu ijuru. None dore nje ngusanga ngo unsobanurire ukuri kw'aya mayobera. Nanjye rero Henoki ndamusubiza nti, Uhoraho ari hafi gukora umurimo mushya mu isi, nabibonye mu iyerekwa. Nakubwiye ku byerekeye igihe cya data Jeredi, mubwira ko bavutse ku bw'ijuru, ko baje kurenga ku mategeko y'Uhoraho. Dore baracumuye, barenga ku mategeko maze babana n'abagore b'abantu, nuko babyarana nabo igisekuru kivumye. Kuri iki cyaha ku isi hazabaho ibyago bikomeye. Umwuzure uzayitera kandi uyisenye mu gihe cy'umwaka wose. Uyu mwana wavutse kuri mwe azakora iki cyago, azarokoka iki cyago wenyine hamwe n'abahungu be 3, kubera ko inyoko muntu yose izaba yarimbutse. Niwe wenyine uzakizwa, abamukomokaho bazabyara abantu rutura. Ntibazavuka ku mwuka, ahubwo bazavuka ku mubiri. Isi yose izaba yahanwe kandi na ruswa izashira. Niyo mpamvu rero ugomba kubwira umuhungu wawe Lameki ko umwana wawe wamuvutseho ari umuhungu we rwose, ko amwita izina rya Nowa, kubera ko azarokoka we n'abahungu be. Ntibazitabira ruswa kandi bazirinda ibyaha bizuzura mu isi. Ikibabaje ni uko nyuma y'umwuzure ibyaha bizongera bigakwira ku isi kurusha mbere yawo, kuko nzi ko bigomba kuzaba rwose. Uhoraho we ubwe yampishuriye amayobera yose, kandi nabashije gusoma amabango yo mu ijuru. Nasomye ko ibisekuruza bizasimburana mu bindi bisekuruza kugeza ubwo ubwoko butagatifu buzaba bwatujwe ku isi, kugeza ubwo icyaha no kwinangira biviriye mu isi, kugeza ubwo bose bagendera mu nzira z'ubutabera. None rero mwana wanjye, genda ubwire umuhungu wawe Lameki ko umwana yabyara umwana we rwose bya nyabyo, ko nta buriganya na buke bwabayeho mu ivuka rye. Matushalomu yumvise amagambo ya Henoki wari wamuhishuriye amayobera yose, agarukana icyizere, maze yita umwana we Nowa, kubera ko yagombaga kuzaba ihumure ry'isi nyuma y'amakuba akomeye. Iyo ukurikije muri iki gitabo cya Henoki ubona ko Nowa ari we muntu w'umwera watuye bwa mbere hano kuri iyi si. Iyo ukurikije iki gitabo kandi ubona ko abantu mbere y'umwuzure bari hatuye abirabura, ariko uyu mwana wavutse ateza ibitangaza. Baravuga ati yavutse atukura nk'iroza, n'imisatsi imeze nk'ubwoya bw'intama, kandi n'amaso yamurika mu nzu hose. Ibyo tuzabiharire abashakashatsi, tubiharire abandi bazi gutekereza, bafite uko bazabibona, ariko njye nabasobanuriraga make ibigize igitabo cya Henoki. Murakoze, naho